Reka turebere hamwe mu ijambo ry'Imana. Arakoze uwadusomeye ijambo ry'umunsi, yadusomeye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Turongera dusubiremo maya magambo, ni ibice bibiri. Urwandiko rwa mbere ibice byaho ni bibiri, ku murongo wa mbere, ndetse turajya no muri Yeremiya. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bibiri, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Haravuga ngo ibuye rizima ni ishyanga ryera. Haleluya. Nuko mwiyambure igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'imbinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Haleluya. Ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranyijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi abo ari bo ryagenewe. Umurongo wa 9. Ariko mwebweho, haleluya, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ijambo ry'Imana. Yeremiya we ibice 29 umurongo wa 11 haravuga ngo, erega nzijyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Burya Imana ntabwo itugenera ibibi, ahubwo twabonye ko se w'ibibi ari nde? Se w'ibibi ni nde? Ni Satani. Kandi Satani twabonye ko Satani atabera hose icyarimwe, ahubwo ngo yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika. Nta uzi umubare wabo. Ni umubare buriya buri muntu ashobora, isituwe na miliyari zigera ku 8 ngira ngo z'abaturage. Buriya buri muntu ashobora kuba afite abadayimoni bamugaba bitero barenze 10 cyangwa se 7 aho ngaho. Twibuke muri Edeni uwazanyemo ibibi ni Satani. Imana kubera ko ariyo soko y'ibyiza, nubwo Adamu na Eva bari bacumuye, ntabwo Imana yabatereranye. Bibiliya itubwira ko yagiye n'ubundi kubasura nguko yari isanzwe igira ute ibigenza. Ntabwo Imana yigeze ibatererana. Aya magambo rero tumaze gusoma yanditswe na Petero, yayandikiye abakristo bari baratataniye hirya no hino, abarema agatima, abakomeza. Haleluya. Arababwira ati, mwegere Yesu Kristo, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ni iry'igiciro cyinshi. Aha ngaha tubihuza na Yeremiya igihe yahanuraga. Yeremiya na Yesayi bahanuye mu gihe kimwe mu myaka ya za 700 aho ngaho mbere y'ivuka rya Yesu. Yabwiraga abayuda abahanurira ko nibakomeza gutera Imana umugongo, Imana igiye kuzabateza abanyamahanga, bakabafataho ijambo, bakabafataho umunyago, bakajyanwa hehe? I Babuloni. Hanyuma
tugarutse kw'iri jambo, Uwiteka afite umugambi wo kuduha ibyiza. Bibiliya iduha ingero nyinshi z'abantu bagendanye n'Imana, Imana bakayisenga bakayiramya, kandi muri uko gusenga kwabo kubera bagendanye n'Imana ibintu bikagenda bihinduka bitewe no gutitiriza. Turibuka musomye biriya bitabo by'abami, abami ba mbere, abami ba kabiri, niho tuzasanga Eliya, tuzasanga ko yageze n'igihe amanura abahanuzi ba 400 ba Bahari, abamanura mu kibaya. None arababwira ati rero ngewe ngiye kubabwira ko Imana, ibimana musenga bitumva kandi ko bitagira ute, ko ntacyo byakora, ariko ngewe Imana nsenga ni Imana isubiza. Ati noneho kugira ngo mubyemere twubake igicaniro, musenga imana zanyu zize zigitwike gikonkoke. Niko byagenze. Eliya bubaka igicaniro, ndetse arababwira ati n'ikimenyimenyi mubanze musenge. Bararagura imana zabo, igicaniro ntabwo kigeze cyaka. Eliya arababwira ati noneho kugira ngo mbereke ko Imana nsenga ari Imana ivuga, ari Imana iriho, muvoma amazi mushyire ku izi nkwi, nimushaka habe ikidendezi murebe ko umuriro utaraka. Niko byagenze. Eliya arasenga, umuriro uraza utwika iki? Igicaniro. Hari igihe umuntu agera mu byago, ndetse abandi bamureba ntibamucira akaruru utega, bakumva ko ibyo byagize ute, byamurangiranye. Ariko aho niho gutabara kw'Imana kugera, Imana ikamanukira kugira ute, kugutabara. Haleluya. Iyo turebye uwitwa Mose yakuye abayisiraheli mwa Egiputa, abambukana inyanja, agerana nabo mu butayu, abageza hafi y'igihugu cy'isezerano. Bibiliya itubwira ngo impamvu ibyo byose byabayeho niko yagendanaga n'Imana, kandi akavugana n'iki? Kandi akavugana n'Imana. Haleluya. Ese wowe ugendana n'Imana gute? Wowe uvuganira n'Imana he? Ese uvugana nayo ute? Iyo turebye Dawidi, uyu Dawidi nawe yari umushumba. Dawidi yari umushumba, aragira amatungo, ariko Imana imukura mu bushumba, iramuzana, imuhindura umuntu ukomeye, aba umwami wa Isirayeli. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo Uwiteka ntahatagukura ntahatagushyira. Niyo mpamvu Imana hari uko yagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, ikakwinjiza mu rugo rw'abana bayo. Uyu munsi wa none tukaba twitwa abana b'Imana. Nta Imana itagukura, nta naho itagira ute, itagushyira. Rimwe na rimwe tujya tubona umuntu ni mwarimu, wajya kumva mu kandi kanya ngo abaye gitifu w'umurenge, mu kandi kanya ngo arazamutse abaye meya, mu kandi kanya ngo abaye ministre. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo ikura ku cyavu ikicazanya n'iki? Ikicazanya n'ibikomangoma. Haleluya. Hanyuma tubona abandi benshi. Turabona nga Petero mu isezerano rishya, nawe yari umurobyi, ariko Imana imukura hehe? Imukura mu burobyi, ndetse imugira iki? Intumwa. Petero nubwo yari umunyabwoba, burya Petero mwari muzi ko yagiraga ubwoba. Petero igihe yari kumwe na Yesu yamwirariyeho, aramubwira ati rero Yesu, uratubwiye ko ugiye gupfa, abazagutera njyewe nzi kurwanisha inkota nzabakubita. Kandi niko byagenze. Ariko abonye Yesu inkoni zimurembeje, bamubajije ati nuriya nawe nuwo muri Galilaya kandi n'imvugo yiramuranga, Petero ati reka da, ati njyewe mugize ute, murambeshyera, uriya duhuriye he? Aramwihakana. Burya iyo urebye muri Bibiliya, icyaha cyitwa Uwidisikariyota yakoze ndetse n'icya Petero byose ni ibyaha bijya kumera kimwe. Kuko Yudisikariota we yagurishije Yesu, ati njyewe munyihera agafaranga ngashyire ku mufuka wanjye, ibindi muzabikora. Ariko burya Yudisikariota, abahanga mu gusesengura, yarazi ubushobozi bwa Yesu, we yibwiraga ko batari bumushobore.
niyo mpamvu yakiriye iki? Amafaranga. Yakiriye amafaranga ati muyambe nge nyirire ibyo nzi icyo nzi ko mutaragira ute, abivugira mu mutima we. Ariko ntabwo yamenye ko kwari ugusohoza ibyahanuwe. Abonye ibyo yatekerezaga atari ko bibaye, wahitamo inzira y'ubusamo yo kwiyahura. Icyo nicyo cyaha yagize ute? Yakoze. Mu gihe Petero we nubwo yihakanye Yesu, ariko nyuma yaje kwibuka, yibuka ko hari icyo yari yaremereye umwami Yesu, ararira, yikubita hasi, arihana, asaba imbabazi. Haleluya. Uyu munsi wa none natwe iyo dusabye imbabazi, Imana iba yiteguye kutubabarira, kuko Imana dusenga, Imana twiringira, Imana ituyobora, ifite ubuzima bwacu, ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'impuhwe nyinshi cyane. Abantu bose rero Imana yagiye ikoresha kandi ikabakorera ibikomeye ni abantu basengaga. Haleluya. Ntabwo Imana yagiye ikoresha abantu badasenga, ahubwo yakoreshaga abantu basengaga, yakoreshaga abantu bayegeraga, yakoreshaga abantu bari bafite kuvugana nayo. Tugiye kurebera hamwe uburyo abantu bagendanaga n'Imana, Imana nayo ikagendana nabo. Icya mbere, Imana ishaka ko uyihamagara. Haleluya. Irashaka ko uyihamagara. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora gutekereza ati se ubundi Imana kwirebera hose icyarimwe ni gute nyihamagara? Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Ndetse hari n'abibaza atari ku bundi Imana kwibera hose icyarimwe, nzajya mu iteraniro hamwe n'abandi kubera iki nge nteraniye mu rugo ndi yandeba? Ariko hari ibyo Imana idakunda, kuko Imana iriho, Imana nayo ifite ubugingo, Imana nayo ifite ibyiyumviro byayo, irashaka ko duteranira hamwe. Haleluya. Irashaka kumva n'ijwi ryawe, irashaka kukubona mu maso hayo, uyihamagara ati Imana. Ese turibuka neza mu itangiriro, Adamu na Eva bamaze gucumura, bagiye kure y'Imana, ndetse Imana ibakura mu ngobyi ya Edeni. Bibiliya iratubwira, usomye hariya mu itangiriro ibice 4, Bibiliya iratubwira ngo nuko Adamu atwika umugore we Eva inda, babyara umwana w'umuhungu, amwita nde? Kayini. Aravuga ngo mbeshejwe umwana w'umuhungu niki? N'Imana. Ariko Kayini ntabwo byamuhiriye, kuko Bibiliya itubwira ko yaje kwica murumuna we nde? Abeli. Imana imushumbusha umugabo witwa nde? Witwa Seti. Seti rero niwe Imana yanyujijemo uburyo bwo kugira ngo azagaruke, noneho yongere ahindukirire Imana. Kuko Bibiliya usomye mu itangiriro hari uhereye ku bice 4, Bibiliya iratubwira ngo Seti yabyaye umwana w'umuhungu amwita Enoshi. Enoshi icyo gihe abantu batangiye kwambaza Imana, batangira guhamagara Imana, batangira kwegera Imana. Nubwo hari harabayeho gutandukana n'Imana, ariko abantu bongera kwegera iki? Imana. Imana nayo irabegera, itangira kuvugana nabo, kuko bari bari kure yayo kubera icyaha. Ako rero niko abantu batangiye gusenga mu isi. Ababakomotseho nabo batangira gusenga Imana. Buri gihe iyo utegera Imana, iyo utavugana n'Imana, iyo udashaka kugira ibyo uyereka, nayo irakureka, noneho igakorana n'abagira icyo bayisaba. Niyo mpamvu Imana nayo ifite ibyiyumviro byayo, Imana nayo ifite amarangamutima yayo, nguko natwe tuyagira. Iyo ushatse kuyegera, nayo irakwegera kandi ikagutega iki? Ikagutega amatwi, ndetse ikaguha ibisubizo n'ibyo ukeneye. Noneho ikindi cya kabiri, Imana ishaka kugendana nayo. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati ndashaka kugendana n'Imana. Dufite urugero rw'umugabo witwa Enoki muri Bibiliya. Ahangaha usomye mu itangiriro ibice 5 umurongo wa 22 kugera 24, uyu Enoki avuga ko
amaze kubyara umwana witwa Metusera, uyu Enoki ngo yaramye, yamaze imyaka 300 agendana n'Imana. Muzasome hariya, yamaze imyaka 300 agendana n'Imana. Noneho ngo iyo myaka yose ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Bibiliya itubwira ko Imana yamwongereye uburame, amara imyaka 605 abayeho, abona gusaza kubera ko yagendanaga n'iki? Kubera ko yagendanaga n'Imana. Izi ni ingero z'abantu bagendanaga n'Imana. Aha icyo twamenya kuri uyu mugabo niko Imana yajyaga imuhishurira, ndetse Enoki akaza guhanurira amahanga, ndetse Imana ikamuhishurira n'urubanza ruzabaho ku batayizera kubera ko yagendanaga n'Imana. Haleluya. Aho gusenga kuri ngo habaho guhishurirwa. Iyo ugendana n'Imana ukaganira nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi, nayo iguha ibitekerezo mu mutima wawe, kandi ukumva koko kuri kumwe n'Imana, ndetse ukumva nawe ufite imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo wa karindwi uhereye kuri Adamu yaravuze ngo Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera kugira ngo agirire bose ibihura n'ibyo bakoze. Aha ngaho bisomye muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 14, Uwiteka amanura abamarayika kugira ngo twebwe baturindire umutekano hano ku isi, kandi iyo wamwizeye Imana iragucungira umutekano, kandi ukumva ufite ihumure mu mutima wawe kubera ko abamarayika baba gucungira umutekano, umwuka wera ari muri wowe. Icya gatatu tugiye kureba nuko abubaha Uwiteka azabereka isezerano rye. Haleluya. Abubaha Uwiteka, Uwiteka azabereka isezerano rye. Hari isezerano twasezeranye n'Uwiteka. Isezerano twasezeranye n'Uwiteka binyuze muri Yesu Kristo nuko dufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Dufite ubugingo buhoraho binyuze muri Yesu Kristo. Umwizera wese ntazacirwaho iteka kuko yabaye umwana w'iki? Yabaye umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero twibuke neza inkuru y'Isodomo n'i Gomora, ubwo Imana yari igiye kuharimbura, yanyuze ku mugabo witwa Aburahamu. Impamvu Imana yanyuze ku Aburahamu ni iki? Ni uko Aburahamu yari inshuti y'Imana, imunyuraho ndetse imubwira n'umugambi ifite wo kurimbura Isodomo n'i Gomora. Aburahamu atangira kuganira n'Imana. Haleluya. Ni iby'igiciro kuganira n'Imana. Ese ujya wihererana n'Imana? Ese ujya uganira n'Imana? Ese ujya uyereka ibyifuzo byawe? Ujya uyereka imbamutima zawe? Ese ujya uyereka n'ibibazo byawe? Imana irashoboye. Haleluya. Twebwe ubwacu ntabwo twakishoboza. Rimwe na rimwe tujya tugira ingeso yo guhanga amaso abantu aho kuyahanga Uwiteka. Uwiteka niwe ukoresha abantu n'ubundi. Nuyahanga Uwiteka, Uwiteka mu gisubizo izaguha izakoresha umuntu. Haleluya. Nicyo gisubizo izaguha n'ubundi izakoresha umuntu. Ni ukuvuga ngo rero Aburahamu yaganiye n'Imana, noneho Imana imwereka isezerano kandi imwibutsa isezerano yamuhaye, kuko tuzi neza ko Imana yari yarahaye Aburahamu amasezerano 3 akomeye. Isezerano rya mbere niko yamwemereye urubyaro, kandi bari bakuze, ageze mu myaka 120, umugore wari mu myaka 90. Imwemerera kuzamuha igihugu nga gakondo. Icyo ni ikintu gikomeye kugira inkomoko. Imwemerera no kuzaba se w'amahanga yose. Urumva na amasezerano 3 akomeye. Natwe uyu munsi wa none turi mu rubyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera, atari mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo kwizera. Icyo ni kimwe mu cyubahiro Imana yahaye Aburahamu, ariko igihe yajyaga kurimbura Sodomo n'i Gomora kubera ibyaha byabo, Imana imunyuraho, baraganira, imwibutsa ibyo byose. Ariko Aburahamu aratangira nawe asabira Sodomo n'i Gomora, kubera ko yari azi ko hariyo wa mugabo witwa Loti, kandi Loti bari bafitanye iki? Isano. Noneho Imana iza guhindura. Wakibaza tese Imana ihindura umugambi wayo?
Haleluya, haleluya. None si wowe umwana wawe iyo yagukoshereje ukarakara, iyo aje kugusaba imbabazi bigenda uti? Wowe nduhinduka? Nawe urahinduka. Twewe rero turi abana b'Imana. Haleluya. Imana ni data. Imana iturakariye nta n'isegonda ryashira isi itagize ute? Itarimbutse. Mbese ibaze ububasha bwayo wabuguha, isi yamara kangahe? Nawe byibaze. Ariko Imana yo si uko nguko itekereza. Imana y'imbabazi zayo zirenze imbabazi z'umwana w'umuntu. Ugukomera kwayo kurenze ibiriho byose. Ingero ni nyinshi muri Bibiliya, nta wazirondora, kuko Bibiliya itwereka neza umugambi w'Imana no ku bantu bayisenga. Aba bose tuvuze nabo tutavuze bari abantu nkatwe, kandi natwe Imana idufiteho umugambi. Haleluya. Buri wese uri hano Imana imufiteho iki? Umugambi. Buri wakubaza ngo wavutse ute? Wavutse ute? Ntabwo wabisobanura, kuko wagiye kubona ubona uriho. Haleluya, haleluya. Yenda reka mvuge no ku rushako. N'intego ya mbere y'urushako, intego ya mbere y'urushako ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubyara, ahubwo intego ya mbere y'urushako ni ukugira ngo abantu babane buzuzanye. Noneho urubyaro ruza mu mpano Imana iha urushako. Haleluya. Imana rero iguha uko ishaka, ntabwo yisaba. Rimwe na rimwe hari amakimbirane akunze kuba mu ngo, iyo umugabo n'umugore bari kubyara bakabyara ngo abakobwa gusa. Ugasanga umugabo aratangiye ngo wa mugore we, kuki utari kubyara umuhungu? Kandi urushako rutangwa n'iki? Kandi bose ni abana. Ndetse abantu bize za biology bavuga ko igitsina gitangwa nande? N'umugabo. Ariko umugore yabyara, umugabo akabyikuraho akabishyira kuri nde? Ku mugore we. Urumva rero aho ngaho abamuhohotera, kuko igitsina gitangwa n'iki? N'umugabo. Umugore ameze nk'ubutaka uteramo imbuto, imbuto ikazamuka igakura ikera ukazasarura. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero mu yandi magambo, Imana igufiteho umugambi. Imana nta muntu n'umwe, niyo mpamvu uriho. Uyu munsi wa none umugambi w'Imana ni uwuhe? Umugambi w'Imana ni uko dutwara ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tukabujyanira abataragira ute? Abatarabumenya. Ese niki wowe ugiye gukora mu mugambi w'Imana? Umugambi w'Imana nuko tuba abana bayo, tuyumvira kandi tukayiramya uko bikwiye, tukayigandukira. Umugambi w'Imana mu kazi dukora kariko kose nuko tugomba kugakora mu buryo bunoze kandi mu buryo bushimishije iki? Imana. Nibucuruza, haleluya, nibucuruza umunzani wawe akaba ari muzima. Rimwe na rimwe hari igihe ugera mu isoko rya Mahoko, wajya kugura ibakure y'ibishyimbo, bajya kuguha ibakure ugasanga wa musoze warawukase wose bawukuyeho. Wajya muri busheri wagura ikiro cy'inyama, washyira ku munzani ugasanga wazanye amagarama. Kandi abo wagize ngo bikorwa n'abantu batabatijwe, bose bagize ute? Barabatijwe. Afite special nyama hariya Igisenyi. Abanyamugi bose niho bagurira. Kubera iki? Kubera ko umunzani we ni umunzani udakata ikiro n'igarama rimwe, ntabwo ukata. Ni ukuvuga ngo ibyo waguze ugenda ufite icyizere ko waguze ibintu bigize ute? Ibintu byuzuye. Uko rero niko umukristo yagombye kuba, ushaka kugendana n'Imana kandi ushaka ko umugambi w'Imana usohorera muri we. Burya rimwe na rimwe hari igihe abantu bibuza amahirwe.
twibuza amahirwe bitewe n'uko Imana iduha ibyo gukora, noneho twebwe tugashaka kurarikira ibyo itaduhaye, kandi iby'Imana bigenda bikurikirana. Niyo mpamvu abantu babiri bazajya gucuruza, umwe afata uyu muryango undi afata uyu, umwaka nushira usanga uwafashe uyu ari guhambira amakarito yahombye yagiye, uwafashe uyu nguyu ahubwo ari kwagura, bitewe n'uko Imana yibutse icyo yamuhaye, noneho ibyo yamuhaye abikoresha neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi ijambo ry'Imana riratunganye. Nshuti rero bene data, tugume mu mugambi w'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu Yeremiya yavuze ngo nzi imigambi mbafitiye, ni imigambi ibazanira amahoro, ntabwo ari imigambi ibakururira ibyago. Imana igufiteho umugambi ukuzanira ibyiza, ntabwo ari umugambi ukuzanira ibibi, ni umugambi ukuzanira amahoro mu bikorwa byawe byose, mu rugo rwawe. Umugambi w'Imana nuko ugira amahoro n'umutekano n'uwo mwashakanye n'abana bawe, abana bawe bakiga, ukabona uburyo bwo kwivuza, ukagira ubuzima bwiza. Uwo ni wo mugambi ugifiteho, ariko nawe ukayigandukira, kuko umugambi tubonye ko uzasohora, ariko wemeye kugendana n'Imana kandi ukajya uyihamagara, ukagira umwanya wo gusenga, ukagira umwanya wo kuvugana nawe. Ikindi cya kabiri, ukagira icyizere ko isezerano Imana yagusezeranyije izarikwereka, ntabwo ritinda kandi rizasohora. Bakristo bene data, ndagira ngo twitekerezeho, turebe uburyo tugendana n'Imana, turebe uburyo dusenga Imana. Haleluya. Hanyuma tuvugurure umubano wacu n'Imana. Reka dusenga Imana, ariko nawe witekerezaho. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itunganye, Imana igira ubuntu. Biragorana kuvuga izina ryawe, kuko Mwami Imana dukora ibyaha buri munsi, ariko kubera ko uri uwera kandi imbabazi zawe zikabahoraho iteka ryose, niyo mpamvu natwe Mwami Imana tugira umwanya wo guhurira aha ngaha kugira ngo tukuramye, kugira ngo tuguhimbaze, kandi kugira ngo umanukire kwigisha Mwami Imana, imitima yacu yongere ikugarukire, twongere dukore ibigutunganiye. Mwami rero tumaze kumva ijambo ryawe, ndinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, twongere tuvugurure uburyo bwo kugusenga, mu buryo bwo kuguhamagara, mu miryango yacu, mu buzima bwacu, ndetse no mu kazi dukora. Mwami Imana uba uri kumwe natwe kugira ngo dukore ibigukiranukiye. Ngaho rero Mwami mwiza, turakwiragije muri gahunda ziri imbere, ndetse no mu gitaramo kiri imbere, tugusize mu biganza byawe, abari wowe ukiyoborera. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha.